Ewe niyo mugabo mushasha meya wa Burera ndahira u Rwanda kumugaragara ko nzakora imirimo nshinzwe ko nazatetereza Republika y'u Rwanda yiwe ko nazasiba isoko inama ubukwe ya muntu yapfuye ko nzarya iby'ubusa ko nzayobora ntawe umagaze hejuru ko nzakora akazi ka leta ko nzubaritse ko kigana andi mategeko ashingiye Imana ibimfashemo bwiye ndahiro yo kuba meya wa Burera hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka icyo bita mu ndimi z'amahanga land readjustment. Iyi gahunda ijyana no gutegura igishushanyo mbonezamiturire imenyerewe nka physical plan kandi igakorerwa ku butaka busanzwe bufite igishushanyo mbonera. Ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka bifasha kurengera ubutaka ndetse n'uburenganzira bw'ababutuyeho bityo bikagabanya ubukene bikarengera ibidukikije ndetse bikongera n'iterambere ridaheza. Iyi gahunda ikoreshwa mu mijyi, mu nkengero z'imijyi, mu kuvugurura utujagari ndetse no muri site zagenewe guturwamo mu byaro. Ba nyir'ubutaka baha ubutaka bwabo leta cyangwa se nyiri gutangiza umushinga w'ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire. Leta cyangwa se nyiri gutangiza umushinga bahuza ubwo butaka bwose bukavamo ikibanza kimwe kinini kiborohereza gushyiramo ibikorwa remezo nk'imihanda, imiyoboro y'amazi, umuriro n'ibindi. Nyuma yo gushyiramo ibi bikorwa remezo, agaciro k'ubutaka karazamuka cyane. Tekinike y'ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka ni gahunda ikoreshwa mu micungire y'ubutaka hagamijwe gutura neza ku butaka buto. Muri rusange, ubutaka burangwa n'ibibanza bidateye kimwe kandi bitanangana bubyazwamo ibibanza bitunganyije neza maze buri nyiri kibanza akagikoresha hakurikijwe igishushanyo mbonera. Mu duce tw'umujyi, mu tujagari ndetse no twagenewe gutura two mu byaro tutaragezwamo ibikorwa remezo, ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka ni tekinike y'ingirakamaro cyane kubera ko utwo duce tugezwamo ibikorwa remezo maze serivisi z'imyubakire zigatangira gutangwa. Iyi tekinike kandi ituma igenamigambi rirambye kandi ridaheza rikorwa. Yongera agaciro k'ubutaka n'imitungo itimukanwa. Inatuma habaho igenamigambi rikomatanya ubucuruzi, imiturire n'ibyanya rusange. Ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka bikorwa mu nzira eshatu. Iya mbere ni ugutangiza umushinga. Umushinga ushobora gutangizwa na ba nyir'ubutaka, umujyi wa Kigali cyangwa se akarere. Umushoramari wigenga nawe yawutangiza. Mu rwego rwo gukangurira abaturage uyu mushinga, ba nyiri gutangiza umushinga basabwa gukorana n'ubuyobozi bw'umudugudu, akagari ndetse n'umurenge byo mu gace ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka bizaberamo. Ni kubw'iyo mpamvu ba nyir'ubutaka basabwa gukora komite izakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga. Intambwe ya kabiri ni inyigo y'umushinga, aho habaho gukusanya amakuru y'agace ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka bizaberamo. Intambwe ya gatatu ni ugushyira mu bikorwa umushinga. Ibi birangwa no guteranya ibibanza biri muri site, hagashyirwamo ibikorwa remezo, hagakatwamo ibibanza bishya bisubizwa abaturage byongerewe agaciro.